umuyobozi w'itorero yavuze yagiye kurangiza ijambo rye aravuga ngo ubutasi bwinshi mwumvise icyo byari bivuze mwabyumvise neza ubutasi murabuzi murabuzi gutata ubutasi murabizi ubutasi gutata bivamo kumenya icyo ushingiraho gukora ibikorwa nk'ibyo mwize hano cyangwa iby'abandi bize ahandi mu buryo bwo kurinda igihugu. Reka twubike amacupa twegura inyandiko. Umuyobozi w'itorero yavuze yagiye kurangiza ijambo rye aravuga ngo ubutasi. Uyu muyobozi w'itorero Perezida Kagame yavugaga ni Bwana Bamporiki Edouard. Aha yari akiri umuyobozi w'itorero ry'igihugu hari muri 2018. Aha hari mu muhango wo gusoza icyiciro cya 11 cy'itorero indangamirwa mu kigo cy'imyitozo cya gisirikare cya Gabiro hari kuwa gatandatu Kanama muri 2018, aho Perezida Kagame yagarukaga ku ijambo Bamporiki wari ufite itorero ry'igihugu mu nshingano ze yaregejeje kubari aho, by'umwihariko abari bamaze iminsi batozwa. Gusa ibyo si byo nshaka ko tuganiraho, ahubwo reka tugaruka ahangaha. Ndabashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mu byumweru bibiri bishize nagiye gusaba umugeni i Rusizi. Inkuru imaze iminsi yihariye ibitangazamakuru byose byo mu Rwanda ni inkuru irekurwa rya Bamporiki Edouard nyuma yo guhabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ni ibintu byishimiwe na benshi bagaragaza ko bari bakumbuye amagambo yuje ikibonezamvugo y'uyu mugabo w'intyoza koko, ndetse no gutebya kwe kwinshi kuba kuzuye mu mbwirwaruhame ze. Umva aka kantu. Mageze arababaza ngo uyu mugabo muramuzi? Utwana twose tuvugira rimwe ngo turamuzi. Noneho kubera ko hari igihe twageze televiziyo imwe nagira ngo utu twana koko twarambonye turanze. Avuze ngo abamuzi ni mushyira intoki hejuru, twose dushyira intoki hejuru. Atoranyamo kamwe arakabaza ngo uyu ninde? Leta akavuga ngo ni tonto. Bamporiki Edouard uyu mugabo n'umuhanga koko. Nibyo yararekuwe arataha, ndetse akigera hanze nkuko byari byitezwe na benshi yanditse ku rukuta rwe rwa X amagambo yihariye yo gushimira cyane umukuru w'igihugu wamuhaye imbabazi, ndetse ntiyari kwiburira muri cya kinyarwanda cyo kigora benshi kucyumva, batari abato gusa ahubwo no mu bakuze harimo bamwe batabasha gutahura icyo yashakaga kuvuga. Ibyo nabyo si byo nshaka kugarukaho nonaha, ahubwo ndashaka kuganiriza ku mateka n'ubuzima bushaririye umugabo yanyuzemo mbere y'uko ahinduka umugabo w'icyubahiro n'igikundiro gihambaye, umwe mu bakomeye banazwi cyane muri politike y'u Rwanda. Uyu Bamporiki Edouard ni muntu ki? Ese nyuma yo kurekurwa hari indi mirimo mishya azongera guhabwa muri guverinoma? Ese ubundi uyu yemerewe kuba yasohoka akajya hanze y'igihugu? Ibyo bibazo byose ndetse n'ibindi waba umwibazaho nibyo tugiye kuganiraho. Guhaye ikaze. African Healing Hub yabazaniye promotion idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba sugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, teniya n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite se ahubwo indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe? African Healing Hub mwakunze cyane nk'igisubizo kuri izo ndwara zose yabazaniye promotion idasanzwe kuko ubu kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe.
African Healing Hub ni inzobere mu by'ubuzima. Bahamagare kuri nimero ziri kuri ekara yawe bagufashe. Akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Mbere yuko mubwira byinshi ku mateka ye, reka mbanze nkibutse uko byari bimeze ubwo yavaga muri gereza n'ibyaha yari yarahamijwe n'inkiko. Bamporiki Edouard wari warakatiwe imyaka 5 y'igifungo n'ihazabu ya miliyoni 30, yashimiye cyane Perezida Kagame wamuhaye imbabazi akaba yaramusubije mu buzima busanzwe. Itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa gatanu tariki 18 Ukwakira 2024 niryo ryemeje ko Perezida Paul Kagame yahaye imbabazi abagororwa. Ni imbabazi zahawe abantu 32 barimo na Bamporiki Edouard bari barakatiwe n'inkiko, mu gihe abandi 2017 bari barakatiwe n'inkiko bafunguwe by'agateganyo. Ubwo Bamporiki Edouard yasohokaga muri gereza kuri wa 19 Ukwakira 2024 yashimiye imbabazi yahawe na Perezida Paul Kagame. Yagize ati, zireze, urugemwe rurameze, urubuto rutaboze, umutwaro nagatwaye iteka, umutware wanjye aho twamishije imbabazi, ndawutuye ndunamutse ndemye, ndanyuzwe, ndumva nimva nk'indirira. Yakomeje agira ati, shimiye Uwiteka waturemeye umutware Paul Kagame kubwe ubwere bw'imuye ubwirabure bidasase ubwira kabiri. Ubutumwa yanyujije kuri X bwatanzwe ibitekerezo n'abantu batandukanye bagaragaje ibyishimo by'uko avuye mu gihome. Ariko subundi uyu Bamporiki Edouard ni muntu ki? Uyu mugabo uturuka mu muryango ukennye wakoze imirimo itandukanye irimo n'iciriritse cyane, ni gute yahereye ku busa ku 300 bikarangira yabaye umunyapolitiki ukomeye kandi ufite agatubutse? Reka tumuvugeho. Bamporiki Uwayo Edouard azwi cyane muri politike y'u Rwanda, akaba n'umukinnyi w'amafilme, umukinnyi w'amakinamico ndetse akaba n'umwanditsi w'ibitabo, imivugo n'ibisigo bitandukanye. Niyo mpamvu mu mbwirwaruhame ameze kenshi uzumva harimo ikinyarwanda cyimbitse. Bamporiki Edouard ni mwene Mwitende Fabien na Mukarurangwa Josephine, yavukiye mu cyahoze ari Cyangugu mu mwaka w'1983. Bamporiki yabaye depite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda imyaka 4, ayobora itorero ry'igihugu. Inshingano za nyuma aherukamo akaba yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Yamenyekanye cyane mu gukina no kwandika filime, umwanditsi w'ibitabo ndetse n'umukinnyi w'amakinamico atandukanye. Azwi cyane mu ikinamico Runana, aho ikina yitwa Tadeyo cyangwa se Kideyo, aho muri iyo kinamico izwi cyane kuva kera abari Papa wa Budensiana na Sorina, hakaba inshuti ya Bushombe na Stefano Binyarurembo. None se Bamporiki Edouard ubundi ni muntu ki muri politike y'u Rwanda? Muri 2013 Bamporiki yatorewe kujya mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ahagarariye ishyaka FPR Inkotanyi. Yaje kuva kuri uyu mwanya agirwa umuyobozi w'itorero ry'igihugu, umwanya yagiyeho muri 2017 ubwo Perezida Kagame yari amaze gutorerwa manda ye ya gatatu. Hari hashize imyaka 4 Bamporiki ari umudepite. Bamporiki yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco mu mpinduka zakozwe n'umukuru w'igihugu ku itariki ya 4 Ugushyingo 2019. Ni umwe mu bayobozi bo mu Rwanda bakunzwe n'abantu b'ingeri zose kubera kwicisha bugufi n'uburyo atambutsamo ubutumwa mu mvugo ya gisizi cyane ko ari n'umuhanzi. Muri 2010 Bamporiki yahawe igihembo n'ikigo Imbuto Foundation cy'umufasha wa Perezida Paul Kagame gihabwa urubyiruko rw'indashyikirwa mu Rwanda kubera ibikorwa bye by'ubuhanzi na sinema. Mu mpera za Mutarama 2023 Bamporiki yamijwe ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'amategeko. Gusa ubu ntabwo agifunze, yararekuwe binyuze mu mbabazi za Perezida wa Repubulika. Aha wakibaza utese Bamporiki kari umuhanga ndetse yagaragaje ubushobozi bwe mu gihe yari muri guverinoma, n'iki gisabwa gasubizwe mu nshingano nk'umuyobozi muri guverinoma y'u Rwanda? N'iki itegeko riteganya? Itegeko rivuga ko umuntu wakatiwe n'inkiko ibihano runaka hagafungwa amezi 6, nyuma agasoza igihano cyangwa se hagahabwa imbabazi, ashobora gusaba ihanagurwa busembwa kugira ngo yemererwe gusubirana uburenganzira busesuye
mu bikorwa bitandukanye harimo uburenganzira mbonezamubano ndetse n'ubwa politike. Nanone kandi ushobora kwibaza uti ese Bamporiki Edouard yemerewe kurenga imbibi z'u Rwanda akaba yajya hanze? Igisubizo ni oya, ntabwo yemerewe kujya hanze y'u Rwanda. Icyakora igihe ashatse gusohoka igihugu agomba gusaba uruhushya minisitiri ufite ubutabera mu nshingano ze. Ibyo bigomba kubahirizwa ko hawe imbabazi kugeza igihe yari asigaje cy'igifungo cye kirangiye. Mu buzima busanzwe Bamporiki ni umugabo wubatse, akaba yarambikanye impeta y'urudashira na Uwingabire Claudine hari ku itariki ya 18 Ukuboza mu mwaka wa 2010. Ngayo amateka n'ubuzima bya Edouard Bamporiki. Ninansoresha iki kiganiro. Wakoze cyane kudukurikira hano kuri Analysis TV. Naho ubutaha, Imana ibarinde.